Ndabasuhuje uyu munsi nk'uko bisanzwe uri kumwe na Amiri. Uyu munsi nifuje kuvuga ibintu bitanu bituma abashakanye batandukana. Hari abantu benshi bashakana bafite inzozi nziza bavuga ati tuzabana iteka, ariko nyuma y'igihe gito ugasanga byose birasenyutse. Ese ni iki kiba cyabaye? Ni iki gituma urukundo rwari rukomeye ruhinduka umubabaro? Uyu munsi ngiye kukwereka ibintu bitanu bikunze gusenya ingo buhoro buhoro. Icya mbere nshaka kuvuga ni ukubura itumanaho, communication. Inkuru itangira umugabo atahananiwe, umugore nawe atahananiwe, bose bafite ibyo bavuyemo, ariko nta n'umwe ushaka guha undi cyangwa kuvugisha undi. Buhoro buhoro ibi biganiro iyo bibuze mu rugo, urugo ruhinduka nko kubana mutaziranye kandi bigasenya urugo. Bivuze ngo communication yavuze, umwe akagira ibibazo akabyigumanira, ntabiganirize mugenzi we, ibi byangiza urugo. Urukundo ntirupfa ako kanya, urupfa igihe mwahagaritse ibiganiro mu rugo rwanyu. Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri ni ubusambanyi. Icyizere kiratakara. Nicyo kimenyetso gikomeye cyane gishobora gutuma urugo rutakaza icyizere ku bashakanye. Iki kiba ari ikintu gikomeye cyane kandi gishobora gusenya urugo. Hari umuntu ushobora kubabarira ariko ntiyibagirwe. Bivuze ngo gucana inyuma si ugukora icyaha gusa, ni ugusenya umutima wakundanaga by'ukuri. Bivuze ngo yaba ku bashakanye cyangwa ku bakundana, gucana inyuma ni ikintu gikomeye gishobora kwangiza urukundo rwanyu. Ibibazo by'amafaranga. Amafaranga si yo yubaka urukundo, ariko ashobora kurusenya. Iyo umwe ahora abona ko yikorera umutwaro wenyine, cyangwa mukaba mutumvikana ku mikoreshereze y'umutungo, ibi byangiza urugo rwanyu ndetse bikangiza n'ahazaza hanyu. Urugo ruhinduka intambara itarangira kubera amafaranga. Bivuze ngo ibi ni ibintu bishobora kwangiza urukundo rwanyu ndetse n'urugo rwanyu. Icya kane nshaka kuvugaho, kutubahana. Hari amagambo umuntu ashobora kukubwira akagusiga ari igikomere imyaka yose. Kutubahana ni uburozi kandi bwangiza bucece, burica urukundo buhoro buhoro. Niba mutacyubahana, niba mutacyitanaho, uba uri kubaka iherezo ry'urugo rwawe rubi, cyangwa se iherezo ry'urukundo rwanyu ko rurangira. Bivuze ngo ikintu cy'ingenzi ni ukubahana, nta kubwira umwe akabwira undi amagambo atakabaye amubwira amukomeretsa. Umuntu ashobora kubwira amagambo akomeretsa akagenda yangiza ahazaza hawe buhoro buhoro. Icya gatanu nshaka kuvuga ni itandukaniro ry'intego mufite. Hari igihe abantu babana ariko bagenda mu nzira zitandukanye, umwe ashaka ubuzima runaka, undi ashaka ubundi buzima. Iyo mutari ku rugendo rumwe, nubwo muri mu nzu imwe, imitima iba iri kure cyane, iratandukanye. Bivuze ngo ibi ni ibintu bitanu, bishobora kuba 10 cyangwa 20, ariko ibi ni byo by'ingenzi kurenza ibindi. Gutandukana ntibitangira uwo munsi gusa, ahubwo gutandukana bitangira gake gake, mu bintu mwirengagije, mu magambo mutavuze, no mu rukundo mutitayeho. Bivuze ngo ibi ni ibintu bishobora kwangiza urugo rwanyu. Niba ufite uwo mukundana cyangwa uwo muzashakana, gerageza gukosora kare, muganire, mwubake icyizere, mwubahane kandi mwubahe urukundo rwanyu, kuko byaba ari igisebo kuzicuza nyuma, kandi ibi byose mwari mubizi.